Hey guys, ngira ngo rero noneho uyu munsi tugiye kongera tugaruke turebe neza noneho aho twagarukiye muri episode yacu yashize cyangwa se episode twari tumaje gusoza. Tugiye gukomereza aho twari tumaje guca cyangwa se gukora paper yacu yo kugira ngo twandikeho cyangwa se tube twajyana n'ikindi kintu dushyiraho, ariko twe twavuze ko tugiye kwandika ira jambo nyampinga tukarihindura style, tukarihindura mu bundi buryo bugiye butandukanye, tukaza kureba uko birushaho kugenda biba byiza kurushaho. Aha hari inyuguti ya T. Ngira ngo kuba twatangiranye kuri episode ya mbere, mujye mwihangana rwose nshuti zanjye, ndabinginze mujye mugerageza uhere kuri episode ya mbere ukomeze gutyo, nibwo bizajya bigufasha kuko ari episode ya mbere tutayirangije neza cyangwa se tukayigarukiriza hagati isomo ubona ko ritarangiye, ariko iyo episode ya kabiri birakomeza. Ngira ngo ntabwo dutangira wenda nka episode imwe turinde turangiza ya kabiri tutararangiza isomo. Tugiye hano kurya kuri inyuguti ya T. Ngira ngo mwese muri kuyireba inyuguti yacu ya T. Uraza ukayikirikaho ukunguku. Ukimara kuyikirikaho uhita ubona hano hejuru hari ibintu bihindutse, urabibona. Hari na kakantu gahise kazona ko suri yacu twari dufite isanzwe imeze ukuri, kadukande hano kuri normal urahabona. Urabona suri yacu uko tuyifite imeze, iyi tiriseri yacu ni kugaragara muri kuyibona. None iyo tumara gukanda kuri inyuguti ya T urabona no kuntu irahita kamera karita kaza kameze uko. Ubwo no tuhita tuyikandamo hano hagati, dukirikemo hagati mu rupapuro rwacu, noneho dutypinge twandike nkanze caps lock kugira ngo nandike mu nyuguti nkuru nta kibazo. Iyo wakandikamo yose like nge nuko nashaka kwandika mu nyuguti nkuru, twandike ijambo nyampinga. Niba ufite machine nawe ni byiza ko rwose uzajya ushireba itutorial tukagendana, bizajya bigufasha cyane kugira ngo utazasigara muri risomo nyampinga. Twabyanditse nyampinga TV, murabibona. Urabona uko tubyanditse ni bitoya, kandi dukeneye kubikora nka ya indi twarebaga mu kanya muri episode ya mbere uko yari imeze. Aho urahita uza wemeze hano kuri kano kavi urakabona. Iyo utabishaka kugira ngo iri jambo rikuremo, uraza ugakanda kuri aka ngaka, urabona na akazeru gaciye aka gakubo hano. Ubu ugiye ukansaringa n'undi ubukansenze n'undi biwanditse, urabona tugakanzo bise bigenda. Twongeye tubyandike nyampinga TV. Okay, dusige mu mwanya hagati. Okay, noneho wakanda kuri V urumva ubyemeje ni nka okay. Ibyo maje kwandika urabona uko tubyanditse ni bitoya. Turaza kuri kaka sinye kacu k'agaturuzi. Agaturuzi kacu akagaturuzi kacu rakabona. Noneho ka normal tuze hano, urabona ukigakandaho ahangaha. Sorry gato. Urabona ukigakandaho hano hita haza gahita hazaho utuntu navuga ko gahita kamera nk'akabaye selected. Noneho hano hejuru akagaruka utundi tuntu dutatu dutandukanye. Akangaka nako kuba wakoresha mu gihe ukeneye kuba rino jambo weho warikora mu bundi buryo, ukarihengeka mu bundi buryo butandukanye. Akangaka nako kugira ngo ube wakuraho iriya turuzi n'ubundi. Noneho akakazaho muri cya gihe ubaye nk'ushaka kuba movinga cyangwa se rya jambo ryawe, wakoresha ka kantu ka select ni kari kajeho gafiteho tuno tudomo ugenda dukoresha mu kuba kwedura ijambo ryawe. Ushobora kurigira rinini muri ukoresheje ukunguku, cyangwa se ushobora no kuza ukarigabanya ukoresheje uko birashoboka. Ubwi aho umaje kurigeza, niba umaje kurigeza nk'aha ngaha ariho washakaga, cyangwa se umaje kurigira uku, uraza ukemeza hano kuri iyi V. Waba ushaka bikuramo utari byo wemeje, udashaka kubyemeza, ugakora hano kuri kano kazeru gafitemo agakubo, ukaba ubisubije uko byari biri, cyangwa se ugakanda kuri V tukabyemeza. Urabibona ijambo ryacu nyampinga, reka turigire noneho. Okay, turigire rinini ukunguku. Murabona tumaje kurigira rinini, noneho twemeze kugira ngo rigume ahangaha. Noneho tugiye kureba kuntu dushaka kurihindurira font cyangwa se style. Ubwo no guhindura uburyo bw'imyandikire cyangwa se ukuntu ryanditse. Ubona riri mu cyapa muri izi nyuguti zimeze uku, tugiye kurigaragaza mu bundi buryo. Nabwo birashoboka cyane kuba bihindura ko bigaragaza mu bundi buryo weho wumva ushakamo, cyangwa se uko wumva ukeneye ko bigaragara neza. Turagaruka kuri inyuguti yacu ya T, tuyikirikeho.
noneho tuze kuri rya jambo ryacu turikirikeho na suri yacu, noneho duselectinge. Ubwo kuba twaselectione jambo nuko turafata suri dukande ibumoso bwacu kuri suri yacu tugumisheho, noneho dukomeze tumuvinge suri yacu tuyijyana ibumoso, ni ukuvuga muvinze nzana iburyo. Urabibona ko ndi gukora ya selection nayinkizeho, ariko ku ndimo ndayiselectiona nzana iburyo nakanze kuri ya suri yacu ibumoso, nkana selectinga njyana ibumoso. Ubwo niba maje kuri selectinga rero ni ukugira ngo nze kubona bimpe kugira ngo ngire ikintu mpindura ku ijambo ryacu. Nshobora kuba nazana nkongera size rifite nifashishije aya ma size. Nshobora kuba ijambo ryacu naza ahangaha kugira ngo mbashe kurigira itariki, njyandike muri itariki. Abazi office murabizi kuri ushobora kwandika ijambo ukaritambika cyangwa rikaza rimeze nkaho riberamye. Nshobora kuba naryandika kugira ngo nze mpindure font, birashoboka cyane ko muranabizi ibi bya font munaho muri office. Kubaza office ibi nabyo birimo, murabibona, murabizi byo kubahindura font style. Cyangwa se nkaba nari selectinze uko ngamije kuba naza ahangaha kuri normal, sharp, smooth, strong, bitewe kugira ngo uko rigaragara mpindure uko rigaragara. Nshobora kuba naza ahangaha nabwo kugira ngo mpindure niba ari amagambo menshi ameze nka test, kugira ngo nabwo aze agaragare mu buryo njye nyashakamo. Byose murabizi ko bazi office muri hangana jya ngomeza kubagaruka mbaha ingero z'ahantu hatandukanye, uko nababwiye ko iyi soft kuza kuyiga cyangwa se kuba kurikira izi episode ngiye kujya mbaha kuri iyi office, kuri iyi Adobe, nuko byibura ubuzi machine cyangwa se ufite nosiyo kuri machine. Yewe nubwo wabuzi Word kuri machine uzi iki, si ngombwa ko ubuzi byinshi cyane cyangwa se bya mirenge, ariko kuba bwabyo uzi machine ko nk'izi ngero ntanga uhita ubibona, twarushaho kugendana neza kandi bikarushaho kubibona mu bundi buryo. Ahangaha dufite color, ahangaha naho kuba twahindurira color, urabona ko iyi color irimo ahangaha isa n'iri jambo uko risa. Ibi byose muri kubibona. Hano ukabahindura color, twahindura wenda irindi bara. Urabona uko ugenda ushyira muri aya makara atandukanye, niko ijambo ryacu rigenda rihinduka rikagira amabara agiye atandukanye bitewe naho ushyize. Ubwo ijambo uhisemo ukaba ushobora kuza color uhisemo ku ijambo ryacu ukaza ukemeza hano kuri OK. Ubwo akaba ari komeza gusa. Ahangaha ni handi akana ko murakibuka cyangwa se murakazi ku bantu bazi office. Utu tuntu muratuzi cyane, kuba ijambo warihindura rikaza rimeze nka arc cyangwa se arc row, bitewe n'uko weho urishaka ijambo. Ibyo byose tuzagenda tubigaruka twende tubona mu yandi ma episode agiye atandukanye. Reka twigarukiye kuri font style, niyo nari ngiye kubereka kugira ngo duhindure font style ijambo ryacu ririmo. Murabona twamaje gukora selected, turaza ahangaha naho dukore select muri aka kazu, noneho dukore kuri keyboard yacu. Urabona hariho fresh izamuka up na down, left na right. Izo buto ngira ngo kuri keyboard niyo uraza kuzibona. Noneho ahandi kugenda nkanda kuri down, nshaka gusubira inyuma kuri font nemvuyeho nakora up, nakora hejuru. Ubundi kugenda nkora hasi manuka ndeba n'izindi fonts. Urabona ukuntu ijambo ryacu riri kugenda rihinduka mu buryo bugiye butandukanye. Ibi ngire ngo muri kubibona. Rero ukaba ushobora kuriha font style wumva wifuza cyangwa se bitewe n'ibyo uri kwandika. Mbibutsa ko izi font style uba ushobora kudownloadinga izindi font bitewe n'izi muri machine yawe. Ushobora gusanga mfitemo font style runaka wenda nziza cyangwa se zimeze ukuntu wowe izo ushaka cyangwa se ukunze. Ushobora kujya kuri YouTube nako ushobora kujya kuri Google ukabasha kwandikamo font style download, ukabasha kuzidownloadinga iziri free, ukaza ukazishyira muri machine yawe, noneho ukajya uhita uzibona. Ahangaha wajya muri office wazibonamo, foko wazestayemo, cyangwa se wajya no muri Adobe yacu wazibonamo. Ni ibi ngibi rero mwabashije kubibona. Mbashimira kuri iri somo twize kuri uyu munsi kuri episode. Ngira ngo kubijyanye wenda no kwandika tuzadukomeza tubigarukeho. Ni gato mberetseho mu kugira mu bijyanye no kwandika cyangwa se mu kuba wahindura inyandiko yawe cyangwa se mu kuba wakandika nk'ijambo runaka. Mu yindi episode tuzareba noneho ifoto, turareba ifoto kuntu ushobora kuba wayizana muri Adobe n'ukuntu ushobora kugira ikintu yikoraho.
nibi ntago birangiye kuko tuzadukomeza tubigaruka, ariko nzagenda dukora hirya hino tujya ni turabonye uko bandika, twabonye uko batunganya ifoto, gutyo hose tugenda dukora tudatindaho cyane. Noneho tuzatugaruka nyuma twongeye tubinoze mu yandi ma episode. Bye bye.